yabashije kugusohora utekereza ko se atari buguturubure ubu mbega twebwe nyoko na nyoko wanyu barakwanze genda nibyo wahisemo warabyaye warakuze ufite umugabo ugende noneho ndagenda njye ariko none uwo mwana n'uwarugema mujyane kwa Cyusa yaza kuba ari uwarugema yari kugumaho yes kubizi ko nta hantu uri bujye kubizi ko uri umutesi ku mugani wa Fabiola nakureze mama rero igihe kirageze kugira ngo nawe ugende ujye guhigira uwo wabyaye nimba utabishoboye ntabwo uracyakunda Cyusa uracyamukunda kugira ngo ukomeze ubone souvenir ye n'amaraso ngaho uranze koko nyiranambara izina ryawe uri kurishyira mu bikorwa umwana wawe wikaniriye watwise amezi 9 neza muri kumusohora wenda weho ntacyo bigutwaye kuko ntabwo wamugiriye ku gise ariko se mama umwana watwise amezi 9 ukagira ku gise niwe uri gusohora imbwa umugiriye impuhwe kubera ko ufite ubwoba bwo kujya ko gutwara umugabo njyewe cyangwa ugiye kurera umwana we njyewe niyo twamusangira isimbi ndamukunda ugeze umufata nka mwene nawe ugenda umumurerere si nguyu umwana se reka none se ufite amagambo kamubwiza ukuri ufata umwana wawe isimbi nkamurera ntacyo binwaye ariko ukuntu muri iyi nyamaswa murafata umwana utaranagira n'umwaka mukamutandukanya na nyina nta rukundo agufitiye na n'uyu munsi uyu munota ndetse n'itariki n'isaha uracyari kureba filime bita Inzara y'umusaraba gusa hari ikintu cyinshi utayimenyeho twabyita kinini cyangwa gitonya ariko uyu munsi ugomba kukimenya ntuze kugira ahantu ujya utarabanza kumva bino bintu ese Inzara y'umusaraba kuyikunda cyane ndetse buri munsi wajya no kuryama cyangwa se waba ubyutse ukifuza ko wayibona kuri screen yawe uri kuyireba kubera ubuhanga uyikoranye ndetse n'abakinnyi b'inzobere ikoranye mu buhe buryo uyikunda ni nziza cyangwa nimbi hari abantu rero mu gitondo mubyuka muza kureba ino filime ariko mutayimenyaho amakuru atandukanye uyu munsi rero ngiye kuba nababwira amakuru y'ingenzi aba yatangajwe n'izi mbuga ndetse abatangajwe n'iyi filime ndetse mugiye no kwa mwasobanukirwa impamvu ino filime ikomeza kugenda ikundwa cyane nahihatanye mugiye kumenya amafaranga iri bubashe kuba yakwinjiza ndetse mumenye n'abakinnyi bagenda bayikinamo uburyo bahagaze mugiye kumenya ndetse n'ubusesenguzi butandukanye aho musanga iyi filimi ibibuze kuba ari filimi irenze cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ndabibakumbuje uretse kujya ahantu kure banza ukande subscribe ukande no kuri like ubundi dutangire ngiye nkuko mubizi nitwa Jogsin Rami buri munsi ndabyuka nkavuga ati ese ko abagenzi banjye mwagenda bansaba ibintu byose bitandukanye wabaha amakuru y'ingenzi babansaba nabyutse rero niyo mpamvu naje kuba nababwira filime Inzara y'umusaraba muhora muri kuri screen yanyu buri munsi mu gitondo ndetse na nimugoroba muhora muyireba bidakuyeho kimaze kugira ku episode magana ngahe ugereranyije uhereye ku season yahereyeho ikagezana n'uyu munsi ariko baciye mu bice uyu munsi bari kuri season ya 4 episode ni 45 igiye kugerwaho ushaka kuba uri kunyumva warebye 44 mwabonye rero ko iri bagiza yakomeje nawe kugenda apafuminga neza ariko se wabonye uburyo wa mwana arimo aragenda naho uhura n'ibibazo ikindi kandi wabonye ko Fabiola akomeje gutoteza uno mukobwa yitwa Isimbi amubwira ati zana umwana tumutange
ariko ibyo ntibihagije gusa, na nyina wa Isimbi yakomeje kuba yakomeza gutoteza uyu mukobwa we Isimbi, amubwira yuko agomba kuzana umwana bakamutanga, bitaba ibyo akirukanwa akava mu rugo. Birababaje cyane kuba watandukanya umwana na se kandi uri nyina ukamwohoshya ngo nagende kuko angataguha umwana ngo umutange, kandi uwo mwana uramutanze, si ibintu byiza bagiye kumukora, ahubwo bagiye kumunyonga. Ese bizagenda bite ku rwango rukomeje kugura muri iyi filime? Isimbi ese arabyemera? Aremera ko yatanga umwana wiwe ngo abe yabasha kuba yamubura ariko ngo akomeze kuba muri uyu muryango? Bizagenda bite? Uyu munsi rero ntago ari iki cyangombwa cyatuzanye, reka mbabwire icyatuzanye. Filimi Inzira y'Umusaraba uhora urira kuri screen yawe ni filimi ikumaze gukundwa cyane ndetse igakundwa n'ingeri zose, aho usanga abasaza, abakecuru, abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko udakuyemo n'abana usanga bumva ino filimi bahora bayireba. Mu Rwanda iri ku mwanya wa mbere muri filimi zikunzwe cyane, iri no ku mwanya wa mbere muri filimi zimaze igihe kinini, iri ku mwanya wa mbere ndetse muri filimi zikinwamo neza ndetse zikanagitinga neza. Impamvu bavuga ibyo ngibyo ni ukubera iki? Impamvu bayita iya mbere mu gihugu cy'u Rwanda cyose ni ukubera yuko ni filimi ikinwa abakinnyi b'ibyamamare, birumvikana nabo ni aba mbere. Ikindi cya kabiri, ni filimi ikigera ku rubuga rwa YouTube, niho bayicururiza cyane, usanga ari filimi imaze kwiguza abayireba cyane benshi. Abo ni bande? Bameze biti? Cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi usanga ari byo bihugu bimwe birareba ino filimi cyane, aho usanga mu isaha imwe imaze kuba yakuzuza nk'abaviewers bagera mu bihumbi 10. Ibyo ni ibintu bitangaje cyane. Nimba isaha igira abantu bayirebamo ibihumbi 10 kuri iyi filimi, urumva ni abantu benshi cyane. Uribaza ngo mu munsi bifite abantu bangahe? Ku munsi umwe ibifite abantu bagera mu 257 ndetse na 300 iyo byagenze neza. Buri munsi ihora isacingwa ku rubuga rwa YouTube, abagera ku 100 barayisacinga, ndetse abagera ku 529 hafi 30 bahora bayireba kuri screen yawo kuko ihora igiraho mu buryo batayishacinzemo. Ikindi kandi abakinnyi barenga 30 bayagitingamo, iha akazi abantu bagera kuri 60 mu buryo bujyanye n'uko ubusesenguzi bukora buyikurwaho aribwo igenda ibona amafaranga. Ku mafaranga yinjiza rero ni amafaranga menshi yinjiza ndetse binagaragara mu bantu igenda ikoresha. Uyu munsi ubona ko ikoresha abakinnyi benshi kandi nabo bakinjiza yatubutse. Bisaba iki kugira ngo ino filimi yinjize amafaranga menshi? Ese yinjiza ngahe byibura ku buryo waba wumva ko ari filimi ikunzwe cyane mu Rwanda, ku buryo ari nayo ya filimi yaba yinjiza menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda? Buri munsi muranze nkakubwira ibiganiro bitandukanye, gusa hari akonya nkusa kamwe ntugakore. Ni nyuma yo kubabwira inkuru y'umwana wigize kwiyahura azira gushora mu bintu bijyanye na imbuga nkoranyambaga, azi ko azabana aba subscribers benshi ndetse n'abarayikazi benshi, akaza kubibura bityo akiyahura. Ni inkuru ibabaje. Byavuye kuko umuntu aba yakubwira ati kanda subscribe ukabyanga, ukamuhakanira ati nkandira like wapi, akabyanga, akakubwira ati ntayo nkanzi. Birababaza cyane, abantu benshi bahita barwara trauma kubera baba banze gukorerwa ibyo basabwe. Uyu munsi uwo mwana ntago akiri ku isi y'abazima. Nanjye ndakwinginze mugenzi wanjye, banza ukandire subscribe ubundi dukomeze kuko ni ingenzi. Murakoze cyane rero. Inzira y'Umusaraba rero ni filimi nanone ikomeje kugenda ivugwaho ibintu bitandukanye. Ati ni filimi ikinisha ibyamamare bitandukanye, ni filimi ikinisha abantu bakomeye ndetse banarenze mu gihugu banakinnye kuva kera, kuko mubona yuko nka Ntare y'Ingore yagitingamo, mubona yuko Fabiola yagitingamo, mubona yuko Nzayino yagitingamo, ndetse mubona ko n'ibindi byamamare byose uhereye kwa mbere kugeza ku wanyuma byagitingamo ndetse byanamaze kuyakura muri filimi. Uyu munsi ni filimi ishobora kuba ni video ndetse ni video cyangwa se ni filimi ishobora kuba yakunze amafaranga ari hagati ya miliyoni 60 ku kwezi ndetse na miliyoni 400. Urumva nta mafaranga menshi. Ayo mafaranga uyagiranyije n'amanyarwanda bavuga ko ari amafaranga menshi cyane, kuko izo miliyoni 400 baba banashoye
hagati y'aho ngaho urumva ko ari filime ziba zigenze. Gusa aya mafaranga mbabariye ntabwo twayizera neza ku mpamvu y'iki. Urubuga rwayatondetse rushobora kuba rwaratondetse nabi, ahubwo reka dukomeze mbabwire uburyo biba byifashe. Aya mafaranga ni menshi cyane, ahubwo nawe najya nkubwira ati komeza udukurikirane ndetse unakomeze kumva uburyo ino filimi ikomeza kugenda ikora udutendo dutandukanye, aho ikomeza gutwara ibikombe bitandukanye ndetse ikomeza kugenda itwika. Uyu munsi kuri YouTube channel yitwa Big Family TV Show, Big Family TV murayizi cyane. Iyi channel ya YouTube isorwaho amafilime atandukanye, aho usanga abantu benshi baragenda bayariba ndetse bakagenda banavuga yuko bagomba no kuyabona mu buryo yinjirizamo abantu amafaranga. Ni uburyo butandukanye ndetse bwinshi. Buri munsi iba yasohotse. Iyi channel rero imaze kwigwizaho abantu bayikurikiraho benshi 530. Nari nabibabwiye kandi sababonye kuko bagenda biyongera. Buri munsi dukora dushakisha ino filimi Inzira y'Umusaraba kugira ngo byibura twirigwe neza, tumenye ubuzima abandi babayemo. Gusa ibyo ntibikuraho yuko ikomeza kurebwa. Reka mbabwire ati mwakoze kudukurikirana. Reka nongeye mbabwire yuko muri ab'ingenzi kwa mwakanze subscribe, muntu wayikanze Imana igukubire karindwi n'ukuri, kandi ikomeze gukigise mu mababa yayo ndetse inakomeze ikurinde. Njye nitwa Jackson Rami, ndabakunda cyane. N'andi makuru yose ushaka kuri filimi nyarwanda, ibitaramo bitandukanye ndetse n'andi makuru yose ushaka, ujye muri comment utwandikire n'uko buryo byumva. Ese urabona Isimbi ari bwemere kuba yatanga uriya mwana cyangwa se arahitwamo areke kuba yaguma mwa rugo agiye kuba mu gasozi cyangwa se agiye kuba hadashaka? Biragenda biti? Musabye rero gukanda ya subscribe mu kanya ndaje. Jye nitwa Jackson Rami nk'ibisanzwe, ntukagende utakanze subscribe ndetse na like. Murakoze, Imana ibamere ubugisha, muraba agaciro cyane.